Murabona ko intambara ziraca ibintu ku isi yose. Akarere kacu ka East Africa kano karere k'ibiyaga bigari ni intambara zibereyemo gusa. Abakuru b'ibihugu bahanganye ku magambo. Iyo ni intambara ikomeye kandi hari intambara zishingiye ku bukungu bw'isi. Muri ibi bihugu byacu bindi bya Afrika hirya no hino hari intambara. Ndashaka kubereka uwo mujinya Satani afite isi kandi asuka mu isi. Mu karere k'uburasirazuba bwo hagati muri Aziya hari intambara. Umugabane w'Uburayi hari intambara. Bino bihugu bya kure cyane bigabana n'Uburayi hari intambara. Uburusiya na Ukraine. Uri umurundi uracyatekereza i Burundi. Niba ibyo bitekerezo byivanyemo ufite ibibazo. Aho uri ntabwo ari iwanyu. Niba udatekereza iwanyu Rwanda kubata sishaka no kuzasubirayo ufite ikibazo gikomeye. Sha nta hantu na hamwe hakurutira iwanyu. Nkuko nta wundi muntu ushobora kukubera mwiza bakurutira umubyeyi wawe. Ni nako nta nahantu na hamwe hakurutira iwanyu. Nkiko uyitekereje igihugu urimo wanaze gutekereza ikiwanyu mu muri icyo gihugu nyine. Kuko ibitekerezo byawe niho babiri. Iyo mpamvu ufata imico yaho, ukayoboka amategeko yaho, ukayoboka ibyaho byose, na kakantu k'umuco we wanyu ukakavaho. Ukaba udatekereza ijuru, uryamye, ubyutse, wicaye, ugenda, ntabwo uzagera mu ijuru. Ukaba uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru. Ukwiriye guhora ushaka kumenya amakuru y'ijuru. Abayoboke b'amadini bo muri iyi si, abakristo bo muri iyi si imperuka, amakuru birirwa bashaka kumenya n'ay'iyi si. Ni iki ijuru ririmo rakubwira muri iyi minsi? Ese ijuru kuvuga iki kuri iyi si? Ibyiringira bizera bategereje barindiriye ni ukuzaboneka ko bwiza bwa Yesu Kristo. Nicyo cyonyine. Ibindi abantu babyibeshyaho. Hari abantu bajya bavuga ngo ngiye niringiye ko Imana izama imodoka, ngiye ngo niringiye ko Imana izama inzu, ngiye niringiye ko nzaba umukire mu rwego rwo hejuru, niringiye ko nzurira indege n'abana banjye tukayurirana. Ariko Bibiliya ivuze yuko ibyiringiro by'abizera ngo ni ukuzaboneka ko bwiza bwa Yesu Kristo. Definisiyo yo kwizera ni ukumenya. Ubusobanuro bwo kwizera ni ukumenya. Bandi magambo ni nko bavuga ngo kumenya ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Ni mpamvu bavuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Repetition turimo dukora y'indirimbo tuzarimba mu ijuru tuyikora hano muri iyi si. Ibyo tucamo muri iyi si hano burya ni repetition y'indirimbo tuzarimba tugeze mu ijuru. Buri wese azaririmba ko yanesheje iyi si. Icyo gihe kirema kizasimbuka nk'imara. Ururimi rw'ikiragi ruzaririmba. Yaririmbye arayitera Abisirayeli bambutse inyanja itukura. Iriya ndirimbo nta hantu bagaragaza ngo William yari yarigeze ayirepeta. Yerusalemu ni inkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzibagirwa gukora. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Dushimiye Imana kuko uyu mwanya uduhaye. Bera byose duhaye ikaze abadukurikiye bose bari kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana aho muri hose. Imana ibahumurisha cyane kandi Uwiteka abahe ibyo musaba. Uyu ni umunsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo twongere tuganire, duhumurizanye, dukomezanye, twigishanye, duhugurane nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ni ko umwanditsi yandikiye Abaheburayo igice cya 10 umurongo 25 aravuga ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ngahubwo duhugurane bikitwa none, kandi uko mubona urya munsi ubegera mubari ko murushaho kugenza mutyo. Umunsi yavugaga rero ni umunsi wo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo, kandi kuvuga ngo uko mubona urya munsi ubegera yabivugishwaga no kugira ngo twicare turebe ni ibiki bihamya, ni ibiki bitugaragariza, ni ibiki bitwereka yuko uwo munsi utwegereye. Iyo rero twicaye uyu munsi tukareba, tugakora ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana, tugakora ubushakashatsi mu isi, tugakora ubushakashatsi mu miryango yose iri hano mu isi, tubona neza yuko uyu munsi utwegereye kuza ku mwami wacu. So niyo mpamvu duhaye ikaze rero mwese mudukurikiye kuri Iron TV aho muri hose, abari mu Rwanda, abari Uganda, Kenya, Tanzania, abari mu bihugu bitandukanye bya Afrika, abari ku mugabane w'Uburayi, Amerika na Oceania ndetse na Aziya. Mwese Imana bahumugisha. Namwe mwese nshuti z'umusaraba dusangiye urugenzi rujya mu ijuru cyangwa se urugendo rujya mu ijuru. Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu. Aho muri hose, abanyamuryango ba AFGMI, aho bwije kwa Nina muri Canada,
ndetse no muri Amerika ndabizi ko bigeze n'injoro cyane kandi turabashimira kuko mwitanga mukemera kubyuka mu buriri kugira ngo mubashe kuba muri aya materaniro. Imana ibahe umugisha cyane. Turashimira n'abari mu Burayi bongira ngo amasaha yacu ni nk'isaha imwe hari bari imbere yacu ho. Rero mu by'ukuri ni ubuntu tugiriwe kuba Imana iduhaye uyu munsi. Reka bibutse icyo tugiye kuganira uyu munsi. Nashaka kubabwira yuko tugiye gukomeza ku nyigisho y'urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere, aho twari tugeze ku gupimirwa imirimo ku itorero. Muribuka yuko twaganiriye kuzamurwa ku itorero, turimo kureba bizagenda gute, bizamera bite, kubera yuko uru rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Itesalonike nta handi rutwerekeza ni kuri iyo nyigisho yo kuzamurwa ku itorero. Kandi twabonye ko ibyiringiro by'abizera aho bari hose ku isi, ivyizigiro byabo ni ukuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, nkuko Pawulo yabivuga mu rwandiko yandikiye Tito ibice 2:13. Yaravuze ati dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose. Rero ibyiringiro dutegereje, ibyiringiro abizera bategereje barindiriye ni ukuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Nicyo cyonyine, ibindi abantu babyibeshyaho. Hari abantu bajya bavuga ngo ngiye niringiye ko Imana izama imodoka, ngiye ngo niringiye ko Imana izama inzu, ngiye niringiye ko nzaba umukire mu rwego rwo hejuru, niringiye ko nzurira indege n'abana banjye tukayurirana. Ariko Bibiliya ivuze yuko ibyiringiro by'abizera ngo ni ukuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Hari igihe njya nibaza icyo kintu, bavuga ngo nk'uyu muntu wuzi ijambo ubundi azi igisobanuro cyaryo. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba byose ko ari ukuri. Urumva, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Ni ukuvuga ngo hano bashatse kwerekana ngo definisiyo yo kwizera ni ukumenya, ubusobanuro bwo kwizera ni ukumenya. Mu magambo ni nko bavuga ngo kumenya ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Ni mpamvu bavuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ibaze nawe kumenya ibyo byiringirwa ngo ni ibintu wowe nyine umenya ariko ugakuramo gushidikanya. Ni ibihe rero? Aravuze ngo iyo wamaze kubimenya ugomba gukuramo gushidikanya, ngo kandi uko kwizera nyine kukaduhamiriza ibyo tutareba ko ari ukuri. Mu magambo, ibyiringirwa cyangwa se ibyizigiro cyangwa se ibyiringiro Bibiliya ivuga ni ibintu bitarebeshwa amaso y'umubiri, ni ibintu utigeze ubona kuva wabaho kandi utazanabona utavuye muri uyu mubiri, ahubwo ukazabibona nyuma yuko usohotse muri uyu mubiri. Mu magambo, ni ibintu usabwa kubona ukabirebesha amaso y'umwuka cyangwa se ukazabibona ariko usohotse muri uyu mubiri. Ibyo nibyo byitwa ibyiringirwa, ibyizigiro, ibyiringiro. Ari byo Pawulo avuze ngo ibyo byiringiro ngo ni ukuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Yesu rero niwe uzadushyitsa muri ibyo byiringiro neza, tukabibona, tukabigeraho, tukabishurirwa. Mu magambo rero, ibyiringiro ni ibintu tutabonesha amaso y'umubiri, tutashobora kubonesha amaso y'umubiri, tutazigera tubonesha amaso y'umubiri, ahubwo bisaba kubibonesha amaso y'umwuka, cyangwa se tukazabibona dusohotse muri uyu mubiri twambaye. Ubwo bivuga ngo rero ni ibyo mu ijuru, ni rya juru, ni ba bamarayika, ni bya bizima, ni ba basaza 24, ni bwa bwiza bw'ijuru, ni ya Yerusalemu nshya, ni za ndirimbo tuzahora turirimba tutarazitoje,
nta repetition twigiye tujya ahantu ngo tuzirepete, ariko muri iyi nyigisho kugaruka kwa Yesu ngira ngo zinyigisho no kuri Ayaroni twazishyizeho, nababwiye ko repetition turimo dukora y'indirimbo tuzarimba mu ijuru tuyikora hano muri iyi si. Vuga ngo repetition ni situation tunyuramo hano muri iyi si, ibyo tucamo muri iyi si hano burya ni repetition y'indirimbo tuzarimba tugeze mu ijuru. Buri wese azaririmba uko yanesheje iyi si. Yohana abonye itorero, abonye abanesheje iyi si bashyitse mu rurembo rwo mu ijuru. Ibyashuwe ibice 15 umurongo wa mbere n'uwa kabiri kugeza 5 yahavuze amagambo aremereye. Murambure bibirambanze ahantu mabasomere nibyo byiza. Igitabo cy'ibyashuwe Yohana ibice 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 haravuze ngo mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, icyo abamarayika barindwi bafite ibyago 7 ari byo by'imperuka, kuko muri byo arimo umujinya w'Imana wuzurira. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana. Baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, kare wowe wenyine wera. Amahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Amen. Urumva iyo ndirimbo bazaba barimo kuririmba. Yohana tubonye tugeze ku nyanja y'ibirahure mu ijuru, ngo dufite inanga, buri wese afite inanga. Nashaka kubibutsa yuko mu ijuru nta muntu ufite ubumuga bwo kutagira ukuboko uzabayo, nta ufite ubumuga bwo kutumva uzabayo, nta ufite ubumuga bwo kutabona uzabayo, nta ufite ubumuga bwo kutavuga uzabayo. Niyo mpamvu buri wese azaririmba uko yanesheje iyi si. Repetition turi kuyikorera muri iyi situation ducamo muri iyi si. Ibyo unyuramo, ibyo ucamo ni nayo repetition uri kurepeta y'indirimbo zaririmba ugeze ku nyanja y'ibirahure mu bwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu rero Yohana abonye ngo duhagaze ku nyanja y'ibirahure. Iyo mvuga nishyiramo uko ngiye ndabizi ko ndiyo rwose. Nzaba mahagaze mu bantu bazaririmba indirimbo y'umwana w'intama ndimo. Nzayiririmba rwose. Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe ryera, kare wowe wenyine wera. Rero aha bavuze ko tuzaririmba indirimbo ebyiri, indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo. Cyo kwibaza ngo abazaririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana ni bande, abazaririmba indirimbo ya Mose ni bande? Repetition y'abarepesa indirimbo ya Mose ni abayobowe na Mose mbere yuko Yesu aza mu isi. Ibyo banyuzemo bayobowe n'amategeko ya Mose, bagakiranuka ariko bagaca mu ntambara nyinshi kubw'amategeko bubahirizaga. Iyo ni repetition barepetaga y'indirimbo bazaririmba binyuze ku ntumwa Mose Imana yabatumyeho. Hanyuma repetition y'abazaririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana ni abarimo kurepeta binyuze mu gukiranuka bahawe no kwizera Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo itorero rya Yesu hano muri iyi si duca mu ntambara, duca mu makuba, duca mu bigorwa, mu magorwa, duca mu bigoye byinshi. Nababwiye ko muri iyi si, muri ino si turimo, nta mukristo w'ukuri uvuga ukuri ukundwa muri iyi si. Umuntu wese uvuga ko ari umukristo ushaka gukundwa n'iyi si, agashaka kuba inshuti n'ab'isi, agashaka kuba inshuti y'isi, uwo ntabwo ari umugenzi ujya mu ijuru. Kubera ko ni principe z'Agakiza turimo hano muri iyi si. Kubera iki se? Kubera ko Bibiliya ivuga yuko iyi si yagabiwe Satani ni uyifite. Hari abantu bajya bavuga ngo yagabiwe Satani gute, ariko mwagiye muri kakubeshya. Ariko mwari muzi ko na Yesu yabivuze.
mwari muzi ko no mw'Ijuru babivuze Satani yirukanwa mw'Ijuru. Ibyahishuwe 12 umurongo wa 12. Wajuruwe namwe abari bamo ni mwishime. Naho wasiwe nawe wanyanjawe mugushije ishyano, kuko Satani wamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Iki gihe gito Satani azi neza ko afite, aragikoresha neza ku manywa na nijoro, ntaruhuka. Kandi ngo mu kugikoresha kwe aragikoresha afite umujinya isi. Bibiliya yivuze isi ntago ivuze ubutaka, ntivuga ibidukikije, iravuga abayituye. Satani ntarakariye ibitaka, Satani ntarakariye inyanja z'amazi, Satani ntarakariye amashyamba n'ibindi biti by'amoko atandukanye, ntarakariye inyamaswa, kuko arabizi neza ko byambuwe agaciro mu ngobyi ya Edeni. Ubwo Adamu na Eva yafataga ubutware bwe yahawe bwo kubitegeka no gutegeka iyo si, akabishyira mu biganza bye, akabushyira mu biganza byande bya Satani. Rero ntabwo ibyo bitindaho, ahubwo umujinya we wose awurakariye ikiremwa muntu, kandi ngarawukoresha anawusuka ku kiremwa muntu mu gihe gito yazi afite hano muri iyi si. Nibyo turi tubona bicicikana hirya no hino ku isi, mu ntambara zibera mu isi. Ni wa mujinya ari gusuka ku bari mu isi. Murabona ko intambara ziraca ibintu ku isi yose. Akarere kacu ka East Africa, kano karere k'ibiyaga bigari, ni intambara zibereyemo gusa. Aho batarimo kurasana ngo batera ayo mabombe n'ibindi, bari mu ntambara y'amagambo. Abakuru b'ibihugu bahanganye ku magambo. Iyo ni intambara ikomeye, kandi hari intambara zishingiye ku bukungu bw'isi. Na hano muri East Africa naho ubu babirimo, igihugu kimwe cyumva ikindi cyagikenesha. Muri ibi bihugu byacu bindi bya Afrika hirya no hino hari intambara. Ndashaka kubereka uwo mujinya Satani afite isi kandi asuka mu isi. Mu karere k'uburasirazuba bwo hagati muri Aziya hari intambara. Umugabane w'Uburayi hari intambara. Bino bihugu bya kure cyane bigabana n'Uburayi hari intambara. Uburusiya na Ukraine. Mu yandi magambo ku isi yose witegereje, ubu ni intambara ziri kucicikana. Uwo ni wa mujinya ijuru ryagiriye ubwoba isi. Waje namwe bari bamo ni mwishime. Naho wasiwe nawe wanyanje umugushira ishyano, ko Satani amanukiye afite umujinya mwinshi, kandi azi yuko afite igihe gito. Uyu mujinya rero Satani awugaragariza muri ibyo bintu, mu ntambara, mu bwicanyi, mu gusenya imiryango, mu guteza amapfa mu isi, mu guteza inzara, mu nzangano, kubuza abantu gukizwa, ibihugu bikarebana y'ingwe, abaperezida bararebana y'ingwe, imiryango irebana y'ingwe. Uwo ni wa mujinya wa Satani. Igihe cyaragikoresha neza vuba na vuba, kugira ngo arebe ko akirangiza ageze abo yisasira benshi. Niyo mpamvu umukristo wese, umuntu uvuga ko yakijijwe, ushaka kuba inshuti n'isi, ababaye inshuti ya Satani. Kuko Satani isi yarayigabanye, niwe uyiyoboye, niwe uyitwaye. Impamvu rero tugomba kurepeta repetisiyo ikomeye cyane muri iyi si y'ibibazo n'amakuba ducamo, nuko turi mu bwami butari ubwacu. Mu yandi magambo, turimo turashakishiriza ubuzima mu rwuri rutari urwacu, kuko mu isi si iwacu. Niba rero turimo gushakishiriza mu rwuri rutari urwacu rufite nyirarwo, kandi uwo nyirarwo akaba afite amategeko agenga urwo rwuri, kandi ayo mategeko tukaba tutashaka kuyemera ngo tuyakurikize, nta kuntu atazatubabaza. Iyo mibabaro rero ducamo niyo repetisiyo turi kurepeta, tuzira ko tuyoboka amategeko y'umwami wacu wadutegurira urwuri rwacu tuzabamo tuvuye muri iyi si. Kuko ubwami bw'Ijuru bufite amategeko yabwo abugenga. Ayo mategeko anyuranyije n'amategeko y'umwami w'ubwami bw'isi, kandi iyo si niyo twicayemo, niyo tugenderamo. Kuko ariyo tugenderamo rero ashaka ko tuyoboka amategeko ye. Ni nko kubona mwebwe abagiye guhahira muri Canada, bagiye guhahira muri Amerika, mukagerayo mukanga kuyoboka amategeko yaho. Abari guhahira Uganda nkaho turi, n'abari guhahira za Kenya n'ahandi, mukanga kuyoboka amategeko yaho, kandi ariwo muri guhahira ubuzima. Ngo yango nyenze nzagendera ku mategeko y'iwacu i Burundi, kandi uri hehe? Uri muri Uganda, uri muri Kenya. Ngo yango nyenze nzagendera ku mategeko ngo y'iwacu mu Rwanda, uri hehe? Uri muri Amerika, uri muri Canada.
ubwo surumva ahubwo polisi zitazazizirwa zikuvuza ubuhuha zikwirukankana. Iyi si Satani afite amategeko yashyizeho, niyo mpamvu amategeko yavuga ngo sambana, iba, renganya, gavura, ikinishe, reba amashusho apfuye, rwana, ihorere, gira umujinya, rakara, imana, bigisambo, itura umuntu nabe yakugiriye, n'ibindi. Ijuru naryo rikavuga ngo ntugasambane, wikwiba, reka guhora ko witeka ntukihorere, rukarakare ngo burinde bwira, witukana, wikwangi. Mbega urumva ko biranyuranye kure cyane. None se urumva utazababara ari he? Niwanga gukurikiza amategeko ya Satani rero ugakurikiza amategeko ya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, Satani azakuvuzaho ubuhuha n'abadayimoni be. Niyo mpamvu umuntu witwa ko yakijijwe ushaka kuba inshuti n'isi, ku buryo atinya umubabaro ababazwa muri iyi si azira ubukristo, uwo ni inshuti ya Satani, ntabwo ari inshuti y'Imana. Nta nubwo azabona Yesu agarutse, ntabwo azajya mu ijuru. Kandi kwemera kubabazwa tuzira nyine ko tuyoboka amategeko y'ijuru kuko ari iwacu, niyo repetition turimo kurepeta hano muri iyi si, akaba ariyo ndirimbo tuzaririmba tugezeyo. Niyo mpamvu twasomye ejo bundi mu Byahishuwe ibice 7 umurongo wa 14 na 15 ndetse kugeza 18, Yohana abona bahowe Yesu bageze mu ijuru batutse mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose n'imiryango yose, ngo bagaze imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. None umurongo wa 14 aravuga ngo haza umwe wo muri ba bamarayika 7 arambaza ati, muri babakuru sori, haza umwe muri babakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza ni mwami wanjye, ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba nabavuye muri urya mubabaro mwinshi. Urumva ijuru irabizi ko aho turi ni mu mubabaro mwinshi, irabizi ko tubabazwa, utinya kubabazwa z'izina rya Yesu. Rero ndakurahiye, aba nabavuye urya mubabaro mwinshi, ngo kandi bameshe ibishura byabo, babyejesha amaraso y'umwana w'intama, ngo nicyo gituma baba mu rusengero rw'Imana, ngo kandi bakayikorera ku manywa n'ijoro, ngo kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo, ngabo nibazicwa n'inzara ukundi, kandi nibazicwa n'inyota ukundi, ngo kandi izuba nizabica cyangwa icyokere, ngo ko umwana w'intama muri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, ngo kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Rero niba birivuze ngo abangaba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Agasubiza ati, mwami wanjye nawe bizi. Akabwirwa ngo aba bavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi hejuru yaravuze ngo bari bafite amashami y'imikindo. Iriya mikindo bari bafite mu ntoki, bore ku gice cya 7 umurongo wa 9 n'uwa 10 na 11, ko Yohana yaravuze ngo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'amoko yose n'indimi zose n'imiryango yose, ngo bagaze imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Aya mashami y'imikindo, igisobanuro cyayo, imikindo cyangwa se aya mashami asobanura kunesha. Niyo mpamvu muzabona Yesu ageze i Yerusalemu, Isiraheli bararibye bati noneho turanesheje birarangiye. Amami yose yajyaga dukubita ntago azongera kudukubita, kuko uyu mwami warahanuwe kera kari uzadukiza igitugu cyose cy'abami bo mu isi. Barambika za mashami hasi, basasa imyenda yabo, bati Hoziyana, hahirwuje mu izina ry'Uwiteka, kubera ko bazi ngo baranesheje. Iriya mikindo ari amashami y'imikindo barambitse hasi, basobanuye ngo ubwo Mesiya hageze asesekaye mu murwi Yerusalemu, ubu baranesheje. Roma yabakandamizaga imyaka irenga, Roma yafashe isi itagiye gutegeka kuva mu 168 mbere y'ivuka rya Yesu. Nukuvuga ngo yarashize imyaka irenga 164 ari yiyoboye isi. Isirayeli nayo yari irimo, yarakandamijwe n'imisoro no guhora bafungo bazira ubusa, kuko bazira amategeko y'Imana yabo. Kuko ubwami bwose bwayoboraga isi na Isirayeli yazagamo, kandi Isirayeli akaba ari akantu kamwe gatoya kagahugu kari hagati mu isi gafite andi mategeko akagenga atandukanye n'aya mami yandi mahanga. Kaisari wimye nawe iyo yimaga yasabaga ko amategeko ye yose yubahirizwa mu bihugu byose ayoboye.
noneho amategeko ya Kayisari akagongana n'amategeko y'Imana y'Abisiraheli, bigatuma Isiraheli ihora mu ntambara zo kubabazwa no gukandamizwa. Noneho bahoraga barindiye Mesiya bahanuwe kari uzaza akabakiza ingoma z'igitugu z'abandi bami z'andi mahanga. Yesu rero asesekaye mu murwi Yerusalemu, basasa amashami y'imikindo hasi, basasa imyenda yabo, bati Hoziyana, hayirwuje mu izina ry'Uwiteka. Imikindo cyangwa se amashami y'imikindo asobanura kunesha, asobanura intsinzi. Nababwiye ngo nusoma Bibiliya akantu kose uzasoma muri Bibiliya ugite wibaza ngo kuki aka kantu kavuzwe, kuko nta kantu nakaba kari muri Bibiliya kadashaka kwigisha umuntu kandi kadashobora gukiza umuntu. Kuki Yohana mu kuvuga yibanze no kuvuga ngo bari bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo? Ugomba gucya kumenya ngo none ubwo imikindo isobanuye iki? Kuki Yohana yayivuze nayo? Ari amashami y'imikindo rero barafite mu ntoki zabo, basobanuye ngo baranesheje, banesheje isi. Niyo mpamvu hasi umwe mu bakora mubwiye ngo nabavuye muri urya mubabaro mwinshi. Hano mu byashije 15 baratubwira ngo yababonye bahagaze ku nyanja y'ibirahure ngo bivanze n'umuriro, ngo baririmba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama. Ariko icyo avuga ashaka kwerekana ngo bari kuririmba indirimbo igaragaza yuko banesheje. Ndetse no mu byahishwe 20 umurongo wa 4 naho harabivuga, mbona intebe z'ubwami ngo nabazicayeho babwo ubucamanza, ngo kandi mbona n'imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Urumva kugira ngo uneshe iriya nyamaswa, uneshe igishushanyo cyayo, uneshe ikimenyetso cyayo, urumva ni ikintu gikomeye. So rero indirimbo tuzaririmba y'umwana w'intama ni repetition turimo kurepeta y'ibyo ducamo muri iyi si, duhanganye n'umwanzi ushaka ko tuyoboka amategeko ye y'ubwami turimo, twabyanga akatubabaza. Ni mpamvu murambabwira ngo umuntu wese uvuga neza yuko yakijijwe, mukamubona ni inshuti y'abapagani, mukamubona aragenda n'abapagani nizo shutagira, mukabona nta hantu namwe ashobora gura n'ibibazo ngo ababazwa ziri zina rya Kristo, mujye muvuga ngo uyu muntu ntabwo arakizwa. Kuko umuntu ukijijwe agira inshuti nkeya we, kandi izo nshuti ziba ari inshuti nyanshuti, baba ari abavandimwe bajyana nawe mw'Ijuru. Ariko uzi kubona umukristo ubona yirirwa mu bapagani, nibo yirirwa bagendana, nibo baganira. Umuntu umwe yaravuze ngo mubwire uwo mugendana, mubwire uwo uriwe. Niba ukicara mu bapagani mugakina ikarita, mugakina igisoro, mugakina damu, mugakina biyari, ari byo wirirwamo bakunyweraho itabi, banywa inzoga, ubicayemo ngo uri kubuguza, yewe ngo uri mu kibuguzo, uri gukina ikarita, njye mubwire ngo nturakizwa, nturakizwa. Icya kabiri, iki ngiki mubona ngo ni roko church, aya madini yose ya gikristo mubona hano muri iyi si, niba mubona ubuyobozi bwayo bwaramaze kuba inshuti z'abapagani n'inshuti z'abategetsi b'iyi si, nuko batinya kubabarizwa izina ryande rya Kristo. Niyo mpamvu uzasanga badashobora kuvuga ukuri kweruye, kuko ntago bashaka kubangamira ubutegetsi ngo babangamire politike z'ibihugu byabo barimo. Kandi narababwiye ngo icyo bita teokarasi gitandukanye na demokarasi, ni ibintu rwose birimo itandukaniro rikomeye cyane. Iki ni cy'Abisiraheli bigaragambije imbere ya Samweli bamubwira ngo turashaka natwe kuyoborwa nk'andi mahanga, tukagira umwami utuyobora. Banga icyo gihe bari banze ubutegetsi bw'Imana, bashaka ubutegetsi bw'abantu. Narababwiye ngo iyo bavuze teokarasi ubundi urwo rurimi rw'ikigiriki ko bituruka ku ijambo theos,
tewosi bisobanura imana. Iyo bavuze tewokarasi bashatse kuvuga ubutegetsi bw'Imana. Iyo bavuze demokarasi bashatse kuvuga ubutegetsi bw'abantu. Mu yandi magambo mu buryo burambuye, ubutegetsi bushyirwaho n'abantu, bugakorera abantu kandi bugakorwaho n'abantu. So igihe cyose abantu bafashe iyobokamana bakarihuza n'ubutegetsi bw'abantu, kugeza ubwo iyobokamana rizima riba inshuti na politike, cyangwa se kugeza ubwo tewokarasi iba inshuti na demokarasi, mumenye ngo aho hantu isi yagezemo nta torero rya Yesu rihari. Kubera iki? Niba Yesu wavuze ngo ab'isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Orega buriya hari ibintu njya nicara nkavuga niko ubundi ubu tujya twicara tugasoma Bibiliya tukareba, buriya nubona utari mu gutotezwa ukabona nta mibabaro urimo kandi uri umukristo, uzamenye ko hari ikibazo ufitanye n'Imana. Igihe cyose uzabona ko urimo kubabazwa, uzamenye ngo ushobora kuba uzira wa Kristo, kuko itorero mu isi rigomba gukora iyo repetisiyo kugira ngo tuzabone uko turirimba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Niba muhari mumvugire cyane ngo amen. Yes. Nuze ko Yohana yandikiye ko Yohana yavuze mu byashice cya mbere murongo wa 9. Jewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Musangiye amakuba, ubwami no kwihangana biri muri inde? Muri Yesu. Rero ni ukuvuga ngo niba Yesu avuze ngo ab'isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo mu ab'isi baba bakunzi, ariko ko mutarabisa ahubwo nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Kandi nk'uko ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja, niba bandenganije namwe bazabarenganya. Aha hantu hasimbuka ute ku buryo uhora utinya kubabazwa uzira izina rya Yesu, ku buryo ushaka uburyo bwose wiyaranja ngo utagira imibabaro ucamo uzira ubukristo? Uko kwiyaranja rero niko kurimbuka, kuko byanga byakunda tugomba kuzira izina rya Yesu binyuze mu gukiranuka kugira ngo tumwubahe. Igihe cyose ukiranuka uhura n'imibabaro. Rero abantu bose mubona batabazwa bavuga ngo ni abakristo, ngo ni abapasi, ngo ni ababishop, ngo ni abapotere, ngo ni bandi, mumenye ngo bamaze kwihuza n'isi bari gukeza abami babiri. Kandi Yesu aravuze ngo ntibishoboka, ntawe ukeza abami bangahe? Babiri. Ngo ko yakunda umwe akanga undi, yakorera umwe akanga gukorera undi, cyangwa asuzugura undi. Haravuga ngo abo bami ni Imana n'ubutunzi. Ubutunzi rero akukiye Yesu Satani akavuga ubutunzi. Ayo magambo tuyasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 6:24. Kuki Yesu atigeze avuga ngo Imana na Satani, akavuga ngo abo bami babiri ni ubutunzi hamwe nawe? Urumva nyine nicyo nshaka kumvisha ndimo kubabwira, mu ntega amatwi mu nyumvi. Nuvuga ngo ubutunzi buhindutse umwami ushobora kubuza abantu ubugingo buhoraho, kuko Yesu aravuze ngo ntawe ubakeza ari babiri, ahubwo uhitamo umwe akaba ari gukorera. Asoza avuga ngo ntimwabasha gukorera Imana n'ubutunzi. Icyitondero, ntabwo Yesu arimo kubuza abantu gushaka ubuzima, ahubwo ari kubuza abantu kugira irari ry'ubutunzi, kugeza ubwo ushobora kugambanira abantu cyangwa ukananirwa kubaha Imana, ukananirwa gutena n'Imana, ahubwo uri guhiga iki? Ubutunzi. Mu yandi magambo, hari icyo bita gushaka amafaranga. Ko ubutunzi bwose tubona buturuka mu bushobozi dufite bw'amafaranga. Hari ugushaka ubutunzi, hari no kurarikira ubutunzi. Hari ugushaka amafaranga, hari no kuyararikira. Twese dushaka amafaranga ngo tubeho, ariko twese niturarikira amafaranga ngo tubeho. Abantu benshi rero barayararikira kugeza ubwo
no kwegera Imana no kuyubaha bibananira. Niyo mpamvu rero uwo yahindutse umwami urimo kugira gute, urimo gukorera kandi ushobora kukubuza iki ubugingo buhoraho. Nari ndi kubasobanurira yuko indirimbo tuzaririmba mu ijuru repetition turi kuyirepetera hano muri iyi si, kandi iyo repetition turimo kurepeta n'ubuzima ni situation ducamo hano muri iyi si ishingiye ku Kristo, niyo repetition. Niyo mpamvu Yohana atubonye mu ijuru duse dufata inanga, ntago batwerekanya aho twagiye kurepetera ngo buri wese ahita aririmba, kandi warepese ryari. Niyo mpamvu isagaragaza ngo bamwe bazaririmba indirimbo ya Mose mbata y'Imana, abandi baririmbe indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Abazarimba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana nabaciye mu mibabaro binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Abazarimba indirimbo ya Mose nabaciye mu mibabaro bazira amategeko Mose Imana yamuhaye ngo ayabahe abayobore. None bigatuma babazwa bazira kubahiriza amategeko y'Imana, abandi bakabazwa bazira gukurikiza amategeko ya Yesu Kristo. Noneho iyo mibabaro ducamo, ubwo buzima ducamo, niyo repetition turi kurepeta. Akaba arizo ndirimbo tuzarimba tugeze hehe mu ijuru. Buri wese akazarimba uko yagize gute, yanesheje. Haleluya. Ni mpamvu nababwiye ngo rero mwisi, ni mpamvu nababwiye ngo Yohana hano nta muntu ufite ubumuga bwo kutagira amaboko abonyeyo, nta ufite ubumuga bwo kutavuga abonyeyo, nta ufite ubumuga bwo kutumva abonyeyo, nta ufite ubumuga bwo kutareba abonyeyo. Abonye twese dufite inanga. Nandi magambo so dufite amaboko. Najya umbwira abantu bara mu ijuru nta gipfa amatwi kizabayo, buri wese azaba yumva. Yesaya yarabihanuye, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 35 murongo wa 5 aravuze ngo icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfa amatwi bizaziburwa, icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiza mu butayu, imigezi igatembera mu kidaturwa. Amen. Icyo gihe impumyi zizahumurwa, ibipfa amatwi bizaziburwa, icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba. Twese tubyina. Nageze kubwira Imana ngo ningera mu ijuru, cyane nanyifite ububyutse bwinshi cyane, nkumva nge ningera mu ijuru nkazabyinisha amaguru, nkumva nge nzaza mbyinisha umutwe, kuko mu ijuru nta mubabaro uzabayo. Nidunda nk'agatenesi ndi guhimbaza Imana gusa, amaguru ari mu kirere, umutwe widunda hasi, abandi nzamuka ndimo kuyiramya gusa, kuko nabandi kuko nta mubabaro uzaburiyo ngo umuntu arababara, kugira ngo mbega numve ko nejeje Imana zangiye mbyina, umutwe ari wo widunda gusa, amaguru ari mu kirere. Numva bavuze ngo icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, buri zafata inanga acurange aririmba uko anesheje iyi si. Bwa buragiye afite ururimi ngo rwagobwenga, no, abandi bafite ikibazo cy'ubupfa amatwi bazaziburwa bumve indirimbo z'akataraboneka, buri wese aririmba uko anesheje iyi si. Reka mbabwire, hari indirimbo umuntu witwa William yaririmbye arayitera Abisirayeli bambutse inyanja itukura. Iriya ndirimbo nta hantu bagaragaza ngo William yari yarigeze ayirepeta, ariko maze kwambuka inyanja batekereje ibyari bariho hakurya y'inyanja mbere yuko bambuka, araririmba atera indirimbo aravuga ngo Uwiteka. Haleluya, 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 haleluya. Yararimbye aravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, ngo ifarashi n'uwuhetse yabiroshye hehe mu nyanja. Iyi ndirimbo aririmbye ni repetition repetiye hakurya aho ngaho mu byo yararimo. Murumva akantu, iyi ndirimbo William ateye ni repetition ivuye muri repetition yarari kurepeta hakurya y'inyanja. Abona ingabo za Faraho
abona iburyo n'ibumoso imisozi, abona imbere y'inyanja, kandi abona ko bagiye gupfa. Abona ibintu Imana ikoreye aho ngaho, aravuga ati Uwiteka we uri intwari mu ntambara, ifarashi n'uwuhetse ubiroshye mu nyanja. Aho rero ni ikimenyetso, ni gihamya cya repetition turi kurepeta, kari ibibazo ducamo hano muri isi n'uburyo Imana ituneshereza, n'uburyo tuzatuvuye muri isi tugeze iwacu hehe mw'Ijuru. Buri wese azafata inanga itaririmba kandi ahuza na mugenzi we, n'undi afata aririmba ahuza na mugenzi we. Turirimbe turamye Imana. Yohana ati rero mbabonye bahagaze ku nyanja y'ibirahure isa n'isarabwayi, bafite inanga, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, bati mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje, mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami ninde utazakuba cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, kari wenyine wera. Amahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Amen. Nuko rero ndabinginga ndabasaba ngo tuzahurireyo hariya binguni, hano hirya gato duhureyo twese tujye guhagara ku nyanja y'ibirahure, ducurange twambaye ibyera. Turi kwiga izi nyigisho kubera urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Itesalonike. Twabonye ko urwandiko ari urwandiko Pawulo yagarutse ari kwigisha abakristo b'Itesalonike, ari kubasobanurira ibirebana no kugaruka kwa Yesu. Kandi twabonye ko impamvu yabibigishije nuko bari abakristo bageze kuri level yo kubyigishwa, kuko hari abakristo bataragira kuri iyo level. Naberetse ishusho y'itorero mu buryo butatu, cyangwa se abakristo mu ishusho yo mu buryo butatu babarizwa mu itorero rya Yesu. Hari ubukristo bubarizwa mu itorero ry'Abatesalonike, hari ishusho y'ubukristo twabonye mu itorero ry'i Korinto, hari ishusho y'ubukristo twabonye mu itorero ry'Abaheburayo. Aho hose twarabibonye. Tubona aho Pawulo agaragaza itorero ry'i Korinto uko ryasaga mu bice bitatu mu rwandiko rwa mbere, umurongo wa mbere, ari kugaragaza ko abo bakristo ari abantu badakora, bahora muri kamere. Yarabwiye ngo bene data, twabonye ishusho y'abakristo b'i Korinto, aho Pawulo avuga ngo bene data, sinabasha kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo Yesu. Murumva kana nabaramije amata, sinabagabura ibyo kurya bikomeye ngo kuko mwari mutarabibasha. Avuga ijambo rikomera avuga ngo kandi nanone ntimurabibasha kuko mukiri abakamere. Abantu rero bagumye muri kamere ntabwo babigisha kugaruka kwa Yesu. Urakubigisha bifite ubwoba ko Yesu yagaruka bakarimbuka, ntibakeneye kumva izo nyigisho, ahubwo banza ubereka imirimo ya kamere bayivemo bakizwe neza. Kuko iyo ubibigishije bagira ubwoba ati subu yagaruka tukarimbuka. Niyo mpamvu nabwiye ko nagiye nzenguruka ahantu henshi nkajya mbaza abantu ngo hari ahantu henshi nagiye nkora ibikorane ngende no mu biterane, mfite amasemina kirangize nguruka muri aya madini, none nkajya mbwira abantu gutya ngiye nko kubigisha nk'igisho garuka kwa Yesu, ngo abantu bifuza kwese agaruka nibamanike ikiganza turebe. Nkajya mbura n'umwe, kandi ngo abona abakristo. Nyuma rero najye ndangiza iteraniro agakurikiraho inama yo kumbwira impamvu batamanitse. Buri wese nkajya ntanga umwanya akamanika ikiganza n'abayobozi babo bahari, ati ngiye impamvu ntamanitse niyi. Nuko Imana yavuganye nanjye ko izantuza muri Amerika, ntabwo rero irabisohoza. Tire Yesu ntabwo yagaruka ntarajya muri Amerika. Undi ati ngiye impamvu ntamanitse niyi, Imana yambwiye ko nindangiza kwiga izanyubakira urugo rwiza, rero igomba kubisohoza. Nose Yesu yagaruka itarasoza ibyo yavuganye nanjye. Undi akamanika, ngiye impamvu ntamanitse, Imana yambwiye ko abana banjye bose baziga barangiza primaire bakiga no hanze mu bihugu bya kure, ntabwo birasohora rero. Ariko nkabura bambwira ngo ngiye ndacyasambana ndakiba kandi buzuyemo. Hariho bamwe nigeze kujya bamwe cyo kuza barihanukira, umwe avuga ijambo rikomeye ryo muri Bibiliya ryo mu buhanuzi. Aravuga ngo umuhanuzi kanaka, se nibuko umuntu ngo yaravuze ngo umuhanuzi kanaka yaravuze ngo muzabona ishyano ngo mwebwe bifuza umunsi w'Uwiteka.
ngo mbese uwo munsi w'Uwiteka ngo murawifuriza iki kuko uzaba ari umunsi wo gukongora ngo none se ngo urumva ngo ugene ari kumanika muzabona ishyano abifuza umunsi w'Uwiteka kandi ibi byayishuwe abantu baheze muri Ancien Testament mufite ibibazo umva murambabaje abantu mwaheze mu isezerano rya kera kandi mu byayishuwe ibice 22 umurongo wa 16 na 17 Yohana yaravuze ngo umwuka n'umugeni baravuga ati ngwino ngo kandi umva wese navuga ati ngwino. Hanyuma rero Yohana asoza 21 avuga ngo amena ngwino mwami Yesu ubuntu bw'umwami wacu bubane namwe mwese. Ni iyo bavuze umwuka ni umwuka ukorana n'itorero, iyo bavuze umugeni ni itorero. None aravuze ngo umwuka n'umugeni baravuga bati ngwino ngo kandi wumva wese nahamagara ati ngwino amena ngwino mwami Yesu. Habate oya ntabaretse kuza banza nyihera umugore, ntabaretse kuza nyihera umugabo. Bantu ba Eric bicaye hanga ati oya nabanza nyihera umugore nanjye nirongorere nabo ba Danieli ati oya nashaka kurongorana barukundo ati nabanza nyihera umugore nirongorere nanjye. Ubundi ijuru ubugingo buhoraho bukubiyemo uburyohe bwose twifuje turi hano muri iyi si n'uburyohe tutigeze tumenya tutumvise tutarigera tunumva tuzabwumva tugeze mu ijuru. Vuga ngo iyo wamaze kubona ubugingo wageze mu ijuru ibintu byose wumva gukeneye uzabunyuzwe binarenze kunyurwa. None ukibaza uyu muntu Imana ngo yarambwiye ngo izabanyizanga inyubakira inzu yo kubamo, Imana yambwiye akaze ngo wako ubushwambagara inyenzi n'ingese ngo nibyo Imana ushaka gusoreza. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha byo kuzaboneka ko bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangire kugira ngo ducungure mu bugome bwose. Nukuvuga ngo uryamye ubyutse uri mu kazi aho uri hose ugomba guhorana ibyo vyizigiro. Uvuga ngo uzaza ryari Yesu, uri he Yesu, ndagukumbuye Yesu, mutima wanjye uragushaka, garuka umvane muri iyi si, garuka umvane muri ibi ngibi, ndananiwe cyuri torero dukeneye gutaha iwacu. Akaba ari byo uhora wifuza buri munsi. Wagira imodoka, wagira inzu, wagira etaje, wakura indege buri munsi, waba umushoramari ukomeye muri iyi si, waba mu business woman cyangwa mu business man, uriwe wese nta kintu Imana idusaba nuko uhora iteka ryose ukumbuye iwanyu. Mwibuke nigeze kubigisha ikintu cyitwa kivuga ngo turabashyitsi turi nabimukira mu isi. Murabyibuka ko iyo nyisho nize kuyibigisha nari masomeye Zaburi y'137 kuva ku murongo wa mbere. Twicaraga ku mugezi w'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni, ku biti bimera uruhande rw'amazi hagati y'i Babuloni niho twatumanitse nanga zacu kuko abatujyanye iminyago ngo badushakiraga indirimbo aho hantu. Abatunyaze baradusanga batubwira ngo nimutiririmbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Abisere barasubiza ngo twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Yerusalemu ni inkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzibagirwa gukora, ngo ururimi rwanjye rufatane n'urusengero rw'akanwa kanjye ninakundi Yerusalemu nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Ruvuga ngo niba ushaka kuzagera muri Yerusalemu yo mu ijuru ugomba kuhagirira ibyishimo, kandi ibyo byishimo bikaba biruta ibindi byishimo byose uhura nabyo muri iyi si. Ibyo byishimo bikaba biruta kubyara, kubona urubyaro, bikaba biruta gushaka, bikaba biruta kugira amafaranga menshi, bikaba biruta kurira indege, bikaba biruta kugira diplome nziza amanota meza, bikaba biruta kategori runaka yo kuri perime, bikaba biruta. Ugomba kuhakundisha ibyishimo, kwarutisha ibyishimo by'ijuru, bikaruta ibyishimo byose wifuza gucamo muri iyi si. Bitararenga ngo birenge wa mugani wa babandi n'injyaga ngo byarenze igipimo. Ngo ibyishimo by'ijuru byo kuzajya mu ijuru biruta ibyishimo by'iyi si. Shana uzarenga n'umutaro. Niyo mpamvu akaje kose kakugusha, akaje kose ukananirwa mu rugendo, ugatangira ushyushye ejo bikaba bikuvuyemo,
ukaba wakundaga ijambo ry'Imana rikaba riyayoyotse, ukaba wumva wubaha abakozi b'Imana uvuga ati umuntu mubona mu buntu bw'Imana, ugasigara umubona nk'undi wundi kandi mbere waramwubaga umubonamo kuko ubwiza bw'Imana bo muriho, buryo uba warangiye utangiye kubona umuntu wagufashaga mu by'umwuka ugatangira kumubona nk'umuntu usanzwe, menya ngo warangiye. Kubera yuko hari icyubahiro Imana yagushizeho, hari n'icyubahiro nawe yamushizeho. Iyo rero icyo cyubahiro cy'Imana kikuriho na wa wundi ukimubona nk'uko n'abakikubonaho, iyo rero cyagushizeho umubona nk'umuntu usanzwe kandi atari umuntu usanzwe. Niyo mpamvu niba nibyo wamufashaga ntabyo wirwa wongera kumufasha ko warangiye nyine ibyawe byakurangiranye. So nukuvuga iki rero, hari utuntu tugeze muri turindwi nababwiye turanga ikiragaragaza ko turi abashyitsi n'abasuhuke. Mwibuka amagambo nababwiye mu rwandiko Petero yanditse rwa mbere ibice 2 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 10 na kangahe na 2. Petero arimo kugaragaza neza yuko turi abasuhuke muri iyi si. Yaravuze ngo bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke mukaba muri abashyitsi n'abimukira. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse, bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Urumva kantu? Mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Uko umubiri guteza irari ry'uburyo bwinshi bwo kugira ngo ubesheho, niko iryo rari riri kurwanya ubugingo bwawe. Niba mvuga ngo nta mukristo ukwiye kugira irari ry'umubiri. Irari ry'umubiri hanavuze ntabwo ari irari ry'ubusambanyi, kuko hari irari ry'ubusambanyi hakaba n'irari noneho ry'umubiri. Umubiri cyo kubwira ngo nawe tunga biriya, gera kuri biriya, gera kuri biriya, ubusuro uzapfa umeze ukiza, ugashiduka irari ryaragufashe ni utangira gukora ibintu byinshi, ukabura umwanya wo gusenga, ukabura umwanya wo kwiriza ubuso, ukabura umwanya wo gusoma ibyanditswe byera, ugatuma mu mutwe ugasanga wabaye stress. Nago uvuze nzabigeraho, nzabibona nanjye nzagera kuri rwego ryari. Menya ngo bizatuma ukora amanyanga menshi kandi iryo rari gukururire ubugingo bwawe kuba bwarimbuka. Uyu rero avuze ngo bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Bibiliya rero igaragaje ko turi abasuhuke turi n'abimukira. Bene datarangi kubaza Pascal mwirari mu yandi magambo ubururumba. Yego, ibi byose biragendana. Umururumba n'irari ni ibintu bigendana. Nukuvuga ngo ni kwa kutanyurwa nandi kubabwira. Kandi Pawulo yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere ibice 6 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 10 aravuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Kuko ari ntacyo twazanye mu isi, urumva ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ari ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ngo nuko rero ubwo dufite ibyo kurya biduhagije, ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, ngo rikaroha abantu mu bibahenebereza rikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibi byose. Ngo hariho abantu bazirarikiye maze barayoba bava mu byizerwa bihandisha imibabaro myinshi. Urumva? Nuvuga ngo umukristo itorero rya Yesu mu isi rigomba kurangwa n'ikintu cyitwa kunyurwa n'ubuzima urimo. Icyo gihe unyurwa n'ubuzima urimo rero bituma uba ushakisha nta manyanga ugira. Ariko iyo wararikiye ibya runaka, iyo wararikiye ibya ba kanaka, Petero ati bakundwa ndabahugura mwumve impuguro yanjye ubwo muri abasuhuke n'abimukira mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rwanya ubugingo. So icyo nje kubabwira nuko nababwiye cyage nababwira ngo Bibiliya ubwayo igaragaje ko turi abasuhuke turi n'abimukira. Hari utuntu turindwi nababwiye ngo umaze kumenya ko wamaze kwizera Yesu Kristo koko
ubwenegihugu bwawe buri mu ijuru, uri umwenejuru. Nationalite yawe iri hehe? Iri mu ijuru. Iyo ugenda mu nzira menya ngo iwanyu ni hehe? Ni mu ijuru. Nako Pawulo abwiye Abafilipi ibice 3:20, ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura iyi mibiri yo gucishwa bigufi kwacu, kuko afite ububasha bwo kuyibashisha kwigandurira byose. Rero nababwiye ngo icyambere kiranga uwo muntu koko niwe ubizi neza ko iwanye ari mu ijuru, kabizi kuri umwene juru. Icyambere ugomba guhora utekereza iwanyu. Abari mu bihugu bitandukanye, niba waramaze kwivanamo ibitekerezo byo gutekereza iwanyu, uri umurundi uracyatekereza i Burundi, niba ibyo bitekerezo byivanyemo ufite ibibazo, aho uri ntabwo ari iwanyu. Uri umunyarwanda, niba udatekereza iwanyu Rwanda, kuba sishaka no kuzasubirayo, ufite ikibazo gikomeye. Nta hantu na hamwe hakurutira iwanyu, nkuko nta wundi muntu ushobora kukubera mwiza bakurutira umubyeyi wawe, ni nako nta n'ahantu na hamwe hakurutira iwanyu. Tuba tubibona kuntu babahinduka benshi. Rero icyambere kiranga uyu muntu uko ahora atekereza hehe? Iwabo. Niba uri umwenejuru ukaba uri muri iyi si uvuga ngo identite yanjye ibyuzuyemo byose ni mu ijuru, ukaba udatekereza ijuru, uryamye, ubyutse, wicaye, ugenda, ntabwo uzagera mu ijuru. Reka nongere mbivuge, ntabwo uzagera hehe? Niba mu mutwe wawe, mu bitekerezo ugira, utajya ufata umwanya wo gutekereza ijuru, ntabwo uzagera hehe? Mu ijuru koko. None uratekereza se nyine igumire mu isi? Nk'uko uyitekereje igihugu urimo wananze gutekereza ikiwanyu, uguma muri icyo gihugu nyine, kuko ibitekerezo byawe niho babiri. Niyo mpamvu ufata imico yaho, ukayoboka amategeko yaho, ukayoboka ibyaho byose, na ka kantu k'umuco we wanyu ukakavaho. Byararangiye nyine uruwaho ngaho nugitekereze wanyu. Abakure bakakubona uri umuturage waho ngaho. Umuntu udatekereje ijuru, ikiranga umuco w'ijuru n'ikishobora kumubonekaho. Amategeko y'ijuru ntiyapfa kuyayoboka, nta ndangagaciro n'imwe y'ijuru ishobora kumugaragaraho. Niyo ayigize ayigira mu isegonda rimwe, mu munota, mu munsi umwe, mu kwezi kumwe, ubundi akaba yabivuyemo. Rero niba kuko turi abana b'ijuru, ibitekerezo byacu ugomba guhora bitekereza hehe? Binguni. Nababwiye ko rero umukristo akwiye icyambere gutekereza iwabo mu ijuru. Niba udatekereza mu ijuru ufite ibibazo bikomeye. Bene da, ukwiye gutekereza mu ijuru. Niyo mpamvu Abisiraheli bavuze ngo Yerusalemu ni inkwibagirwa. Ni inkwibagirwa Yerusalemu. Muza ahantu bari Babuloni mu myaka 70 twize mu cyumweru cyashize. Baragenda bango ntituzongera kuririmba indirimbo twaririmbaga i Siyoni, izo twaririmbiraga mu rusengero rwa Salomo Yerusalemu, izo twaririmbaga turi kugenda tujya mu materaniro, turi mu banyamahanga, uzo twaziririmba gute? Kuriya kumanika inanga konyine bakanga kurimbira mu mahanga, ni ikigaragaza ko Yerusalemu itabavuye hehe? Mu mutwe. Niyo mpamvu bavuze ngo twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Yerusalemu ni inkwibagirwa. Yerusalemu ni inkwibagirwa. Ukuboko kwanjye kw'iburyo, ibaze nawe, kugeza uko bavuga ngo ni inkwibagirwa, n'ukuboko kwanjye kuzacike kuveho nikuzongera kugira icyo kumarira. Niko kuvuga ngo Rwanda ni inkwibagirwa, ahubwo bizatume hano naje gushaka ubuzima ntongera kubushaka ngo bikunde, n'ukuboko kuzaveho. Burundi ni inkwibagirwa, aho kugira ngo nkwibagirwe, ako kuboko kwanshakiraga amafaranga muri iki gihugu najemo kuzacike. Juru we ni inkwibagirwa, nindamuka nkwibagiwe, hahandi Yesu yavuze ngo tuzicara iburyo bwe, sinzahicare. Aho ubundi ngo wahicara nyine. Muza abarokore birirwa ririmbira indirimbo y'Uwiteka mu mahanga, rwa rurimbi Imana rukajya kuririmba iby'isi n'ibya gipagani.
noneho nawe ko icya kabiri kiranga uyu muntu, icya kabiri ni uko ahorana urukumbuzi rw'aho hantu, arahakumbura. ujya ukumbura ijuru, ujya ukumbura mu ijuru. nigeze kubabwira ngo hari igihe nabayemo muri za 2005 2006 2007, najyaga mfatwa no kurira nkakumbura ijuru nk'uwarigezemo uhari, nkafata nkamara nk'icyumweru nirwandira ngo nkumbuye mu ijuru, kandi babwiye ngo ibyo byamfataga bite ntabwo mbizi, ahubwo natekerezaga ijuru, ngatekereza ubwiza bwaryo uko nisoma muri Bibiliya, nkumva mfite urukumbuzi we rwo kubaho hantu, nkafatwa no kwirirwa ndira, nkafatwa no kwirirwa mpimba indirimbo zo kujya mu ijuru gusa. Ubu ngira indirimbo nyinshi nahimbye icyo gihe zo kujya mu ijuru z'ijuru. Umukristo udakumbura ijuru usanga beje bavuga ngo ngiye nkumbura Amerika, ngo nkumbuye ngo kujya muri Amerika. Eriya nawe ukumbuye kujya muri Amerika. Uzi umuntu uvuga ngo ngiye nkumbuye kujya ngo mu Burayi, ariko ukaba utarumva muri we avuga ngo nkumbuye kujya mu ijuru, cyangwa ngo ndumva nkumbuye ijuru kuzarigeramo, kandi ngo ni umukristo. Abarokore benshi ku isi mu madini atandukanye, icyo kuvuga ngo barakumbura ijuru nta kibabamo, arakubwira ibyo akumbuye bya hano mu isi gusa. Umukristo akwiye guhorana urukumbuzi rw'ijuru. Niyo mpamvu muri Zaburi, mwumvire ya Zaburi, mwumve arega iya Zaburi niyo kwifashisha kugira ngo muyumve. Iyi Zaburi 137, mwumve kuntu bavuze Zaburi 137. Ku murongo wa 5 haravuga ngo Yerusalemu ni inkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatane n'urusengero rw'akanwa kanjye, ninakwibuka nintakundi Yerusalemu nkarutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Nintakwibuka, ahangaha mitambaza abizera munkurikiye kuri Iron TV muvuga ngo murabarizwa muri ayo macaci mubarizwamo, ugiye ufata umwanya ukibuka Yerusalemu yo mu ijuru. Niba udashobora gufata umwanya ngo utekereze iwanyu, wumva urukumbuzi ruragufasha, utekereze twa dusozi wagendaga, ubu ndavuga mu buryo bw'umubiri, utekereze ba bantu wasuraga, utekereze abo mwicaraga, utekereze urungano mwakuranye, utekereze twa dukaritsiye wacagamo. Ngewe hari igihe njya mvina hangiye iwacu, nkagenda nkajya ku misozi yose nasengeyeho, nagiye gusenga nkagenda nkayicara gusa nkareba, nkumva ndujujwe, nkarira, nkongera nkagenda. Ibyo akenshi ndabikora ngewe nagiye iwacu. Hari igihe ngenda nkaca mu nzira nacagamo, iyi nzira zose ngiye kuzicamo nanakira umwana nzirebe, kuma numva nzikumbuye, ngaho hanongere marebe gusa. Umukristo akwiriye guhora kumbura iwabo mu bwami bwo mu ijuru. Ukwiye gukumbura ngo ndumva nkumbuye kurya amakaroni, ngo ndumva nkumbuye kurya umuceri, ngo ndumva nkumbuye kurya akaboga ngakanyama, ngo ndumva nkumbuye ngo kurya salade ngikoze gutya na gutya. Basi wakumbuye na salade yo mu ijuru nayo wayikumbuye. Uziko yuhora kumbura unaharota, uziko yuhora kumbura nawe bavuga ati umwana wacu aradukumbuye we, reka tumwishurire. Niyo mpamvu abarokore bakumbuye isi gusa, niyo mpamvu iby'agakiza ubona bibananiye babivangavanze, niyo mpamvu bafite isho kwera ariko bagana imbaraga zo kwera, kuko urukumbuzi rw'ijuru nta ruhari. Ukwiye gukumbura ijuru nk'uwarigezemo karireba. Niba utari kumbura nk'uwarigezemo ufite ibibazo bikomeye. Icya gatatu nababwiye ko uyu muntu amenya amakuru yaho, ugomba guhora umenya amakuru y'iwanyu uko bimeze. Nk'ubu bamwe turi mu bihugu bitandukanye, turashaka kumenya amakuru y'iwacu Rwanda, iwacu Burundi bimeze bite, ukabahamagara n'abaho ati mumbwire saho byifashe bite. Uyu muntu akwiye guhora ashaka kumenya amakuru y'iwabo. Niba uvuga ko iwanyu ari mu ijuru ukaba ubyemeza, kuko Pawulo yavuze ngo nukwituzurana nawe, itwicaza nawe mu ijuru mu buryo bw'uko turi muri Kristo Yesu, kandi ubwo Kristo azerekanwa natwe tuzareka ko twerekana nawe turi mu bwiza bwe.
ukabuzi neza ko iwanyu ari mu ijuru, ukwiriye guhora ushaka kumenya amakuru y'ijuru. Abayoboke b'amadini bo muri iyi si, abakristo bo muri iyi si imperuka, amakuru birirwa bashaka kumenya ni ay'iyi si. We mu Rwanda byifashe bite? We intambara bimeze bite? Temunshakira amakuru yo muri Kongo ati bimeze bite? Temuventuru arajya kuri YouTube arasacinga nibyo yibereye, habe no kujaga ariko ndashaka kumenya amakuru y'iwacu. Muri ibyo arimye ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe zawinjiramo. Urumva kubera ko akunda kumva ayo makuru bimutera no kumva kazawinjiramo. None benshi barirwa batara amakuru y'iyisi, batara amakuru ya bari mu makuru ya Ukraine n'Uburusiya, bari mu makuru ya Israel na Nuza na Palestina, bari mu makuru ya M23 na China, ibyo bibereyemo, bari mu makuru ya Sudani y'Amajyepfo n'ibindi, bari mu makuru ya nibyo bibereyemo. Ariko baje ngo mbwira amakuru y'iwanyu mu ijuru, akabura na rimwe pe. Niki ijuru ririmo rakubwira muri iyi minsi? Ese ijuru kuvuga iki kuri iyi si? Niki ririmo riravuga kuri iyi si ngo ritutangarize iyi si uko igiye kumera mu minsi iri imbere hariya? Akaba ntabyo se. Ese wowe amakuru ijuru ririmo riraguhaye arebana n'agakiza uhagazemo muri iyi minsi nayahe? Akaba ntabyo se. Kandi akavuga ngo azajya mu ijuru, tuzajya mu ijuru kureba yabariyo. Yewe urambabasha. Reka tuba dushimiye abari badukurikiye kuri INO TV kubera ko ikiganiro kiba kirekire. Dukomeje kubaha ikaze ku yindi episode ya kabiri igiye kurikiraho, kandi Imana ibaha umugisha gukomeza kubana natwe, ndetse tubararekeye gukomeza kumva neza aya makuru y'umurwa. Niba turabashyira mukira, ndakurarikira gukizwa niba utarakizwa. Ndaguhamagara kwizera Yesu ngo nawe ubarizwe muri abo bantu bafite ubwenegihugu bw'ijuru, kuko mu isi si iwacu. Waba warizeye utarizeye uzayivamo, warabisanze uzabisiga. Urishinga siyansi, ibyo kubeshya uzapfa isige, abandi basigare bayivuga ujye kurimbuka. Urishinga iby'isi, urishinga abavuga ngo Bibiliya ngo ni iby'Abaroma ngo ni iby'Abazungu, hari aho uzahurira n'undi muntu cyangwa n'abandi bantu, nibwo uzabimenya. Ndakurarikira kwakira Yesu umwami n'umukiza. Hanyuma kandi nawe uvuga ngo urakijijwe, urasabwa kumenya amakuru y'iwanyu, urasabwa gukumbura iwanyu, urasabwa gutekereza iwanyu. Yagushizemo. Imana igumugisha kandi gukomeza. Reka tubabwire ngo bye bye, hanyuma naho ikindi kiganiro. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora